Amateka atagira ibigwi kenshi atera isoni, ariko wenda aho gupfa waba uri ikigwari, wenda hazaza amahirwe ukikosora ukaba intwari y'ibihe bizaza. Bavuga amateka ariho twigira ahazaza hacu hategurwa, gusa hari ubwo urunguruka mu mateka yawe ugasaba ibisekuru ko nawe wayibagirwa. Ibyo nibyo byari biri kuba kuri mama. Nanjye nafashe umwanzuro wo kutazongera guhatiriza ababyeyi banjye ngo bambwire ukuri. Nahisemo guhera kuri bike nari maze kumenya, ubundi nkishakira ukuri. Nari ndi kwibaza ukuntu njyewe Bwiza w'imyaka 6 ngiye gukora iperereza nkamenya inkomoko yanjye, ndetse n'ibyabaye kuri mama byose, ndetse na Dr Inshuti nawe nkamenya ibye. Naricaye mfite udupapuro twinshi twanditseho amazina atandukanye y'abageze mu rubanza rw'umuryango wanjye na Dr Inshuti. Ababyeyi banjye bari bamaze kubona ko nahindutse, sigaye nirirwa mu cyumba nibaza akantu n'akandi. Filime nakundaga ntakizireba, ubwonko bwanjye bwari buri gukuzwa no kumenya amateka yanjye. Nabonye izina ry'umugabo waburaniraga Dr Inshuti, ndetse na nimero ze zari ziri ku mpapuro z'urubanza. Nta mafaranga nari mfite, ariko icyo nashakaga iwacu narakibonaga. Namenye ko igihe kigeze ngo nanjye ntunge telefone, gusa kubyumvisha ababyeyi byari ihurizo. Ayo manywa nari njyenyine na mama mu rugo. Imirimo yose yo mu rugo nari nayikoze ngira ngo nigure nshimishe mama nawe yumva icyifuzo cyanjye. Nasanze mama ari mu gacaca aho yakundaga kwicara ari kota akazuba cyangwa se ari kwitekerezaho. Nateye agatebe iruhande rwe, mama arandeba aranshimira ati, wakoze mukobwa mwiza, utangiye kuba gakumi no kumenya igikwiriye. Naramwenyuye kuko mama ntiyarazi ko namaze kuba inkumi kera nyigizwe n'iminsi. Naramushimiye nanjye nti, urakoze mama. Mama yaganiriye atuje nta rusaku ruri mu ijwi rye. Yarambajije ati, ese ko wahindutse wabaye iki? Ntuko ntakwemereye kujya kwiga kure? Mama yandebaga mbona yiteguye kumfasha nkajya kwiga aho nshaka hose. Ntabwo nari nkeneye kujya kure y'iwacu, kuko ukuri ko ari kwihishe ku butaka n'abantu b'i Rubavu. Naramusubije nti, ntabwo nzajya kwiga kure yawe, ahubwo ndaguma kwiga ino. Ibyo bavuga byose nzabyihanganira, kandi nzaba umuhanga. Ntabwo nzemera amagambo y'abantu kunshi intege. Mama yatunguwe n'impinduka nzanye, nkomeza mubwira ko nyogokuru yamfashije kwiga kubana n'amateka, kuko ntayahindura. Mama yarishimye kumva amagambo nk'aya ava mu kanwa, nubwo mama yari yaribagiwe ibintu byinshi, ariko uburwayi ntigeze abwibagirwa. Nakomeje na mama, nuko ngeze aho mubwira icy'ingenzi ngira nti, mama nkeneye telefone ikajya imara irungu, kuko nta nshuti ngira. Mama yaratunguwe abanza guhakana ambwira ati, Bwiza uracyari muto, telefone ntabwo ari nziza kuri wowe. Nakomeje guhatiriza mwinginga nti, mama ntabwo izandangaza, nzajya nyikoresha mu mpera z'icyumweru gusa. Mama ntabwo yabyanze burundu, yaransubije ko araza kuganira na data, ubundi akaza kunsubiza. Data nta kintu yari kunyima. Nahise nizera ko telefone ndayibona. Amasaha yo gutegura ibyo kurya yarageze, kandi mama n'uwatwite bagomba kurya. Nateguye ibyo kurya bwangu ngo nite kuri mama na murumuna wanjye nabonaga uri hafi kuza. Ibiryo byarahiye ngaburira mama. Data nawe yari mu nzira aza kurya ibya saa sita. Buri uko data yinjiraga mu nzu yabanzaga gusoma mama ku munwa, akamubwira ko amukunda cyane. Yarangiza agasoma ku nda akabwira murumuna wanjye ko amukunda, ubundi nanjye akampobera akambwira ko ankunda, akabona gukurikiza ibindi byo gukora. Data yamaze kurya ifunguro riramuryohera, nuko abaza uwaritetse. Mama musubiza ko ari imfura ye. Data yarishimye, nuko ansaba kumusaba icyo nshaka akakimpa. Icyifuzo cyanjye cyari kimwe. Nahise mubwira ko nkeneye telefone yo kumara irungu. Nawe ansubiza nk'uko mama yansubije, nanjye musubiza nk'uko nasubije mama. Nongeraho ko yamfasha no mu masomo yanjye. Ababyeyi nabo barankundiye, bakira icyifuzo cyanjye. Data ambwira ko nataha araza kunzanira telefone kandi nziza. Nagize ibyishimo byinshi, ndetse nshimira ababyeyi banjye. Nasize ababyeyi banjye aho, nsubira mu cyumba ntangira guhuza nimero zose, ndetse n'amazina nari mfite naheraho nkamenya ibyanjye n'umuryango wanjye. Imyaka 6 mfite n'imbere imbogamizi, ariko inshingano hari ubwo zidusimbutse imyaka. Abakubonye bakagira ngo urakuze kandi ukiri kibondo. Sinjye wabonye inyenyeri mu gicu, amajwi y'injereri nkayumva mu matwi nk'indirimbo iri guhamagara data ngo anzanire intwaro nari nkeneye, ngo ntangire urugamba rwanjye nkisobanukirwa.
Data ntabwo ajya yica isezerano yatanze, niyo mpamvu nari mwizeye. Data yansanze mu cyumba asanga ndi gusoma agatabo, namubonye mu maso mbona aramwenyuye, menya ko anzaniye impano nk'uko yabyemeye. Data yampaye agakarito gafunze neza, nuko yicara iruhande rwanjye arambwira ati, iyo niyo telefone yawe irimo na simukadi, dore ngiyo nimero yawe. Ubwo yari ari kumbwira ibyo, nari ndi gufungurana ako gakarita amatsiko, nsangamo telefone nziza ndetse ifotora neza. Ubwo nari ndi kuyitegereza, nubuye amaso ndeba Data ndamushimira ngira nti, urakoze cyane Data, ntabwo nzajya nicwa n'irungu. Data yakomeje kundeba, mbona afite byinshi byo kunganirira. Ababyeyi bahora bahangayikiye abana babo, niyo mpamvu bahora babagira inama z'uko bakwitwara mu buzima ngo bagere ku nzozi zabo. Niyo waba ushaje imbere y'umubyeyi wawe uhora uri muto, aba afite imyaka myinshi y'ubuzima yabayeho wowe udahari. Data nawe yakoze nk'abandi babyeyi, nuko arampanura arambwira ati, Bwiza mukobwa wanjye, ntuzigere ugambanira inzozi zawe kubera ikigare cy'urungano. Inzozi zawe zijye ziyobora inshuti zawe, nibwo uzagera ku nsinzi z'ubuzima. Data yakundaga kuvugira mu marenga, kumwumva byasabaga gutega no kwagura ubwonko. Yakomeje kundeba mu maso agira ati, nubwo ukiri muto ushobora gukora ikosa utazigera ukosora ahazaza hawe ukaharoha mu mwijima. Ujye witonda mwana wanjye. Data yabimbwiraga akomeje, yari asa nk'uri kuvuga amagambo atazongera gusubiramo. Data yarahagurutse aragenda, ageze ku muryango ndamuhamagara ndamubwira nti, urakoze cyane Data, kandi sinzagutenguha. Data yarahindukiye arandeba aramwenyura, nuko aransubiza ati, Bwiza ntuzigere witenguha. Nuko afungura urugi arangije aragenda, nsigara nitegereza telefone, ari nako mbika ku mutima amagambo Data ambwiye. Ni gake abana bahura n'ababyeyi babo bagiye kumva amagambo bazubakiraho ubuzima bwabo. Amahirwe nk'ayo nujya uyabona ujye uyakira, ndetse umwanya nk'uwo ntuzagupfira ubusa. Amayinite yo guhamagara Data yari yayampaye ari menshi, nubwo ataraza aho nzahamagara abaribo. Gusa yampaye ubwo burenganzira yirengagije ko ndi muto. Nanditse nimero zose nari mfite muri telefone nguriwe n'umubyeyi, gusa ndajijisha amazina ndayahindura nyagira y'abana ndetse b'abakobwa. Nitegereje telefone nangira kwifotora nishimira amafoto yanjye ndetse nayo nabonaga ku mbuga nkoranyambaga. Nanjye nari ninjiye mu isi idafatika, ariko abantu bizera iryo joro nari nishimye ndetse nishimira ababyeyi banuye nubwo nabashidikanyagaho. Nari nzi ko nyuma y'iryo joro ndatangira guhura n'abagabo bize amashuri menshi bagendana amategeko mu mitwe yabo ndetse bubashywe muri rubanda. Ntabwo nari kugoheka na gato, kuko naraye ndi gutekereza amagambo meza nakoresha sinsuzugurwe n'abo bagabo cyangwa ukuntu nzitwara ningira amahirwe yo guhura n'abo bagabo. Naraye ndi guhimba byinshi, ariko nari niyemeje kumenya nta cyari kumbuza na gato. Ukwezi kwasezeye ijoro, nuko izuba risuhuza igitondo, nanjye ndabyuka ntegura ibyo kurya bya mu gitondo. Mama yansanze mu gikoni ari guseka, nuko arambaza ati, telefone baguhaye iri he? Mama yari afite amatsiko menshi, nuko namusubije mubwira ko iri mu cyumba. Anyibutsa ko telefone igendanwa atari iyo gusiga uko niboneye. Mama yasigaye ari guteka igikoma, nanjye njya kuzana telefone kugira mumare amatsiko. Mama yabonye telefone arishima ansaba nimero, nuko ndayimuha. Gutanga bwa mbere biraryoha cyane iyo uri kuyiha umuntu ukunda. Nyuma y'akanya gato igikoma cyari gihiye, nuko dutangira gufata ifunguro rya mu gitondo. Urugo ruhoramo ibyishimo nubwo atibukaga byinshi mu mateka, ariko Data ntakatagiraga ngo mama abone ubuzima bwiza mu maso ye, ndetse ndabashimira cyane. Ibiruhuko byo muri Kamena bari birebire cyane ku buryo utabona ibyo ubeshya ababyeyi ngo uri gusaba gahushya buri munsi uvuga iyo ugiye. Nategereje umunsi mama yagombaga kugira kwa muganga kugira ngo mbone uko nanjye ntarabuka. Nkava mu rugo nkajya kureba umunyamategeko nari maze iminsi nganira nawe mubwira ko mufitiye ikiraka gishyushye. Nari nzi ko ndi kumubeshya, gusa nari ndi kumva mugeze imbere ntabura uko mutakambira akanyemerera akambwira ibya Dr. Nshuti, umuganga wavuye mama igihe yari umusazi. Umunsi warageze mama ajya kwa muganga, nanjye ntegura inama yanjye n'umunyamategeko twumvikana guhura saa 4 za mu gitondo. Nagiye n'amaguru ngera ku biro by'uwo munyamategeko, namusanze hanze ari kuri telefone, nuko ndahagarara ndamutegereza. Nta gahunda yari afite yo kuva kuri telefone vuba, ariko abonye ko maze umwanya mutegereje yahisemo gukupa telefone aranyegera ati, bite kuri hano wa mwana we?
Naramusubije ni byiza ariko nje kukureba. Byabanje kunyitegereza akanya gato arambaza ati urashaka ko ngufasha iki? Mubwira ko ari njye bamaze iminsi bavugana, mubwira ko mufitiye ikiraka gishyushye. Arangije aramwenyura, mbona arabisuzuguye cyane ariko ntiyanyirukana, nyemerera kwinjira mu biro bye. Twamaze kwicara mbona yuzuye amatsiko mu maso ye, nuko arambaza ati witwa nde, ufite ikihe kibazo? Nabanje gutekereza akanya gato nuko ndamusubiza nitwa Bwiza, mfite ikibazo cyo kutamenya inkomoko yanjye. Umunyamategeko ati kuki utabaza ababyeyi bawe ntabugira? Namusubije ko mbafite ariko bataba bashaka kubimbwira kuko mama arwaye, kumubaza bikaba bimutera agahinda. Umunyamategeko yarambajije ati none urashaka ko ngufasha iki wa mwana we? Nari nzi neza ko ari we wunganiye Dr Nshuti mu mategeko, nuko ndamubwira nti ndashaka kumfasha kumenya umubano w'umuganga witwa Dr Nshuti na mama. Nkivuga izina Dr Nshuti, umunyamategeko yahise yijima, nuko arambaza ati iryo zina warikuye ko mbona ukiri muto? Yambajije ababaye nkaho urwo rubanza rwamubabaje. Nta yandi mahitamo nari mfite uretse kubwiza umunyamategeko ukuri. Nta kintu na kimwe namuhishe, namaze kumubwiza ukuri asobanukirwa uwo ndi we, ariko ntiyamenye iyo nkomoko. Yaranyemereye arambwira ati wa mwana we, urubanza rwarangiye, Dr Nshuti yakatiwe imyaka 10 mu maherere. Ndabizi neza ko arengana, ariko amategeko ni inkingi ishingiye ku bimenyetso. Ikimenyetso cyarengera Dr Nshuti ni mama wawe, ariko urumva ko akirwaye, nta kindi nagufasha Bwiza. Sinari kwemera ko nta kindi yamfasha, namusabye ko yamfasha nkahura na Dr Nshuti, wenda we hari icyo yambwira nkagira icyo menya. Umunyamategeko yaranze, ambwira ko bitashoboka kuko afite akazi kenshi. Nakomeje kumwinginga, nuko arambwira ngo genda azansubiza. Nagombaga gutaha nihuta kugira ngo mama atananga mu rugo. Natanze ikindi cyifuzo nsaba umunyamategeko amafaranga yo gutega moto, nawe ambera imfura arayampereza, nuko ndatega ndataha ngera mu rugo hakiri kare. Buri uko telefone yanjye yasonaga yarankanga, nibwira ko umunyamategeko amamagaye, ariko ntareba nkasanga siwe. Nari ndi kumva namwihamagarira, ariko nanone nkabona nabamusuzuguye. Iminsi yabaye nk'itatu mpora mbunze imitima, nuko kuri uwo munsi wa gatatu umunyamategeko yarampamagaye ampa gahunda yo guhura nawe, nuko akanjyana muri gereza nkahura na Dr Nshuti. Kubeshya si byiza, ariko nubona impamvu ifatika uzabikore, ubundi utegereze ingaruka. Nabeshye mama nawe arandeka ndagenda. Nagiye mfite ubwoba bwinshi, rimwe na rimwe nkumva nasubira inyuma, ariko ndikomeza nkomeza urugendo. Umwana w'imyaka 6 hamwe n'umunyamategeko, ninjiye muri gereza guhura n'umuganga nakekaga ko ari we data. Nanjye n'umunyamategeko twaricaye turategereza, nuko bidatinze Dr Nshuti araza. Namubonye mu maso mbona agahinda gatwikiriwe n'ishavu gusa cyegeranye n'ukuri. Dr Nshuti yari afite byinshi ashaka kubaza umunyamategeko, ariko yahisemo kubaza ikibazo kimwe. Arabaza ati ese Isheja ameze ate? Ijwi rya Dr Nshuti ryari ryuzuye agahinda cyane. Umunyamategeko ariruhutsa ati uyu mwana niwe wakubwira amakuru ya Isheja neza, kuko njyewe simuheruka. Umunyamategeko yarampaye umwanya wo kuvuga icy'ingenzi, nkuko yari yabimbwiye ko ari ukuvuga iby'ingenzi. Nari ndi kwibaza ibibazo by'ingenzi nabaza mu mwanya muto nari mfite. Dr Nshuti yari ari kunyitegereza cyane, nawe yibaza uwo ndi we. Gusa njye nawe tutari tuzi nuko nari ngiye kuba impamvu imukura muri gereza, nkabwira isi nkuru yashegesheje imitima y'abakundanye mbere yuko njyewe mvuka.